안녕하십니까. Hello everyone. mwiriwe. Uyu munsi tugiye kongera kuvuga mu gitabo cy'Abayiburayo igice cya 10. Abayiburayo igice cya 10 ndasoma mpere ku murongo wa mbere. Niba mwahageze ndasoma mpere ku murongo wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba bararoreye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi yavuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera karavuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Dusomye kugeza ku murongo wa 10. Mu gihe tugira iki giterane cyo mu gihe cy'imbeho, ubwo nazaga imbere kuri podium, rimwe rimwe ngiye nitekerezaho nkanjye nka pasapaka, uyu mwaka nzuzuza imyaka 60 maze nakira agakiza. Kuri njye imyaka 60 isa nk'aho ari iminsi mike cyane. Nahuye n'ingorane, nahuye n'amakuba, nahuye n'intambara nyinshi, abantu benshi bandwanyaga, ariko sinigeze ntsindwa muri izo ntambara. Mu mwaka wa 1962, umwaka ubwo nakiraga agakiza mfite imyaka 19, uramutse ushyize ku murongo abasore bafite imyaka 19 bose kuri uyu mugabane, nashoboraga kuba nk'uwa nyuma cyangwa se ukurikira uwa nyuma, kuko nari umuntu utagira ibyiringiro na busa. N'uyu munsi nshobora kuzibagirwa tariki 7 z'ukwezi kwa 10. Nta muntu ugeze ambwiriza ubutumwa bwiza. Nasomye Bibiliya, ndasenga, najyaga mbabazwa kubera icyaha. Gusa igitangaje nuko umunsi umwe naje gutahura ko ibyaha byanjye byababariwe. Naje kumenya ko bwari ubuntu bw'Imana butarondoreka. Najyaga njya mu idini rya Presbyterienne, ariko ukwezi kumwe nyuma yuko nakira agakiza, buri wa gatandatu nimugoroba twagiraga repetition y'abaririmbyi ba korali. Nyuma yo kurepeta muri korali nagiye imbere, ndanje ndabwira ni rwose ubu nakiriye agakiza, nakira imbabazi z'ibyaha. Ndababwira ngo namwe bwanyu mugomba kwakira imbabazi z'ibyaha. Iki gikorali yacu rigizwe n'abantu 20. Mu gihe navugaga nti baratangaye cyane. Bati, Pastor Spark rwose natwe turashaka kumera nkawe, se twabigenza gute? Ariko sinzi uko nabibasobanurira. Njye nanize ko nakira imbabazi z'ibyaha, ariko ntazi uburyo nabisobanurira abandi. Nyuma y'iminsi mike naje no kwibwira mushiki wanjye, bitewe nuko mama yari yitabye Imana, mushiki wacu mukuru nawe yajyaga twitaho. Maze kumubwira mushiki wanjye baratangaye cyane. Ati, Ox waribeshye. N'abapasiteri n'abakuru mu itorero bavuga ko ari abanyabyaha nabo. Iyo twakira ubuntu bw'Imana ugomba guca bugufi. Bivuze ko umukiranutsi ibyo nta shingiro biba bifite. Ntabwo yashoboye kumva ibyo navugaga. Ubwo icyo gihe abapasiteri n'abakuru mu itorero batangiye kumfata nk'umuntu udasanzwe. Igihe kimwe mu gihe cy'amateraniro pasiteri yaravuze ati Ox Park, wowe wagenze ku modoka ku cyumweru, wishe isabato, kubw'iyo mpamvu urahabwa ibihano, ntabwo uri bwemererwe kujya ku meza y'umwami ku ifunguro ryera. Iyo nza kuba mfite umwanya runaka mu itorero ntibari kumbwira batyo, ariko ko nari umuntu udafite icyo amaze mu itorero, byasaga nkaho yarimo kunshyira ku ruhande. Ndamubaza, ndetse ushatse kuvuga iki kumbuza kujya ku meza y'umwami? Bivuze ko iyo wakoze icyaha utagomba kujya ku ifunguro ryera. Muri ibyo bihe abana b'abapasiteri bajyaga bava Sonsano bakaza Degu buri wa gatandatu, bakarya ubundi bakaza gutaha. Nari ngiye kuvuga ndangure mvuga ntese abakobwa babo bite bo, ariko nuko numvaga wenda ari buze kumwara, ntabyo naje kuvuga. Uko niko naje gutengwa mu itorero. Gusa igitangaje nuko umwami Yesu yahoranye nanjye igihe cyose. Ukwezi kumwe nyuma yaho naje kujya mu ishuri rya misiyoneri. Mu ishuri rya misiyoneri hari heza cyane. Tukagomba kubyuka saa 12 za mu gitondo. Njye nkabyuka saa 10, nkagira akanya ko gusenga niherereye. Kurako ntari umuhanga cyane nk'abandi banyeshuri bagenzi banjye mu ishuri. Nyuma yo gusoza ishuri rya misiyoneri ntawigeze ntumira ngo njye gukora umurimo w'Imana mu itorero rye. Niyo mpamvu nahise mpitamo kwigira Apkogdong. Muri Apkogdong nategereje ko bazava mu ishuri rya misiyoneri bazaza bansanga, ariko ntawe nabonye. Aho amezi 9 nashoboye kubona Imana inkorera mu buzima bwanjye. Nuko nza kujya Jampali, nyuma yo nza kujya mu kigo cya gisirikare. Muri ibyo bihe sinari niteze ko nzaba nkora umurimo nk'uyu nguyu. Ikintu kintangaza cyane nuko mu myaka 2 ishize ubwo twateguraga ibikorwa byacu by'ibiterane nk'ibi, ntabwo twabikoraga ku ikoranabuhanga,
ariko icyo gihe bwa mbere ku iteraniro rya pasika, iteraniro rimwe ryitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni ebyiri. Tariki 28 z'ukwa gatanu twatangiye igiterane nyamukuru. Icyo gihe amateleviziyo agera kuri 257 yatambukije ibiganiro byacu. Abakurikiranye ibyo biganiro kuri amateleviziyo yose bageraga kuri miliyoni imwe, kuri miliyari imwe. Nyuma yo duteguye ikindi giterane, amateleviziyo agera kuri 562 yose yacishije ibyigisho byacu. Kugeza ubu ngubu simbasha kumva, ndibaza nese ni gute bahisemo gutambutsa ibiganiro byanjye ku mateleviziyo yabo. Nyuma y'igiterane twagize, nabonye ubutumwa bw'abakurikiranye ibyo byigisho. Abayobozi ba gikristo bo hirya no hino ku isi bashaka kumva ibyigisho ntambutsa. Kora kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe wumvise atambutsa ibyigisho nk'ibyo. Rimwe na rimwe nabwo njya mbona bene data bataha bava ku itorero nyuma y'amateraniro, bashaka kuba bafite impamvu zabo, ariko kuri njye mbona ari nk'ubupfapfa. Imana iba muri iri torero. Uko turusha kwegerana Imana tubasha kuyungukiraho ibintu byose. Nta kintu na kimwe nari mfite. Nari umuntu uteye impuhwe cyane mu isi, kandi nari ndi rwose ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Ubwo nahuzaga umutima wanjye n'uw'Imana, nkatangira nkasoma Bibiliya kugira ngo ndusheho gusoma Bibiliya cyane. Natangiye kuvuga ibijyanye n'ibihe. Nari mfite igihe gike cyane cyo gusoma Bibiliya ku munsi. Natangiye kujya ngabanya ibihe byanjye byo kuryama. Nasomye ibitabo byinshi bivuga ku bijyanye no kuryama. Ndibaza nese ni gute nshobora kugabanya amasaha ndyamamo. Naje kuyagabanya icyo gihe, ntangira kugabanya amasaha ndyamaho. Mu buzima bwanjye bw'umwuka ubwo nagendanaga na Yesu, ntibivuze ko ntari mfite ingorane muri ibyo bihe, ariko mu gihe Imana yankoreraga nabonye ko biyoroheye cyane. Umwaka ushize twakoze igiterane cyacu cya Christmas Cantata muri Amerika, mu gihe twateguragayo camp. Mu buryo butangaje, abayobozi benshi ba gikristo muri Amerika bari kumwe natwe ubwo twatambutsaga ibyigisho byacu kuri CTN. Naje gukoreshwa interview n'abanyamakuru. Uwagomba kudukoresha interview yashatse kubanza kutumenya mbere ko tuvugisha, adusaba ko twamwoherereza ibitabo byacu. Nuko tumwohereza igitabo cy'ibanga ryo korora no kuvuka ubwa kabiri, agisoma inshuro ebyiri. Yavuze ko yakiriye Yesu ubwo akiri muto, ariko aravuga ati kuri inshuro ubwo nasomaga igitabo nibwo bwa mbere naje kwakira imbabazi z'ibyaha. Abantu bose bankoresheje interview muri Amerika bose baratangaye, kubera ko baje kumenya ko nta namwe mu isi bigisha ijambo ry'Imana mu buryo busobanutse nguko. Nubwo no muri Korea batwita ngo turabayobe, ariko ntekereza ko tumaze kubacecekesha, kubera ko ibitangazamakuru hafi ya byose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo gucisha ibyigisho byacu. Rero icyo Imana yampaye mu mutima wanjye, ibyo ndabishimira cyane. Uko ndushaho gukura vuba, nzageza imyaka 80. Imyaka 60 ishize yose yatambutse nk'inzozi. Rimwe na rimwe nabaga ndi mu bukene, nabaga nshonje, ariko ntawe nigeze ntegera akaboko musaba ubufasha. Ibintu byose nabisabaga Imana. Maze gutanga ibyigisho, naje gutumirwa n'ishyaka ryo mu Bushinwa kugira ngo nigishe urubyiruko, nuko rutangira gusohora ibitabo kuri ibyo. Mu gihe nabonaga amafaranga menshi avuye mu bitabo nabaga nanditse, nari mfite amafaranga ahagije yabasha kumbeshaho. Ubusanzwe sinkunda gukoresha amafaranga, nkoresha amafaranga iki cyane mu gihe ndi kubaho. Igihe nkoresha amafaranga ni nk'igihe turi mu rugendo na tugahagarara ahantu runaka, abantu bagiye mu bwiherero, nibwo nkura nk'icyo kunywa. Iyo batekereje wenda ko kositime yanjye ishaje, ahubwo banzanira amakositime n'amashati, ibyo ndabishimira Imana cyane. Iyo ndi kubitekereza ndibaza nese kuki batizera Yesu. Abandi bantu basoma Bibiliya ariko bagakomeza gutsimbarara ko ari abanyabyaha. Yesu yatubambiwe ku musaraba. Abakristo benshi barampagurukiye, kubera ko badashobora gutahurira ijambo, aho kuyoborwa n'umwuka w'Imana, baramutse bakira imbabazi z'ibyaha bakemera Yesu mu mitima yabo. Icyo bahura nacyo cyose Yesu bari kumwe nabo. Muri ibyo bihe hariho ingorane. Igihe kimwe itorero ryacu ryari rikennye cyane kandi rishonje. Nkuko mubizi, naciye no mu ngorane nyinshi zitandukanye. Abantu bose bashaka kungirira nabi, Imana ahubwo niyo bagiriye nabi. Nashobora kuba nabarega, ariko sinigeze mbarega. Mbona uburyo banyura mu ngorane nyinshi cyane, nkumva mbagira imbabazi. Rimwe na rimwe iyo abantu bavuye mu itorero, kubera ko batazi Yesu w'igiciro dufite urukundo rwinshi, usanga bashishikajwe n'ibyo mu isi, bakaba batazi uru rukundo. Ikirenze ibintu byose byo mu isi, nta kintu na kimwe cy'agaciro kirenze ubutumwa bwiza ndetse n'izi mbabazi z'ibyaha. Mu gihe nareraga umuhungu wanjye, n'igihe nareraga umukobwa wanjye, umukobwa wanjye yakundaga umuziki, nanjye nkunda umuziki mo gake. Ubwo umukobwa wanjye yakuraga, ntabwo twari dufite ubushobozi bwo kumwohereza mu ishuri ryigisha umuziki. Twashinze korali yacu mu mwaka wa 2001. Mu gihe natangiye gukorera urubyiruko, natangiye guhura n'urubyiruko bagiye bakurira mu miryango aho ababyeyi babo batanye. Ugasanga nyina ni nyina wamwibyariye, ariko ise ni umwinjira wa nyina. Cyangwa se ikindi gihe ugasanga
ise niwe mubyeyi w'uwo mwana ariko nyina ni mukase. Naje gusanga ko hari itandukaniro hagati y'umwana nibyariye ndetse n'umwana w'abandi ndera. Iyo umwana abana n'umugabo w'umwinjira wa nyina, igihe cyose yibutse se biramubabaza cyane. Iyo ntekereje kuri data ndamwubaha cyane. Mama yitabye Imana ubwo data afite imyaka 47, kubera ko data yabonye neza uburyo inshuti ze zagiye zibabazwa na ba mukase. Icyo gihe twari tutaranakura ariko aradukoranyije twese araduhamagara adutumaho. Ubwo yapfushaga umugore we twabonye neza ko afite agahinda, afite akababaro. Aratubwira ati rero inshuti zanjye zambwiye kongera gushaka undi mugore. Ati rero naje kubitekerezaho. Ndibaza ndamutse mbonye umugore umeze nka mama wanyu, nakwishimira gushakana nawe nanone. Atari ko guhura n'umugore mwiza nka mama wanyu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubwo nabitekerezagaho, bishobora kuba bigoye biruhije. Ati nzemera mbane namwe ubuzima bwanjye bwose sinzigera nongera gushaka. Ntabwo yashatse kutubona tubabazwa na muka data, nicyo cyatumye yanga kongera gushaka. Umuryango wacu twese twabanaga hafi bugufi. Maze kwakira agakiza, umuryango wanjye nabo batangiye kwakira agakiza nabo. Bamaze kwakira agakiza nabonye uburyo nabo bahindutse. Kubigaragara inyuma ntibyasaga nkaho bahindutse cyane, ariko nanjye iyo nitekerejeho mbona ko ubwo Imana yabanaga nanjye natewe ishema no kwibona uburyo ikorera mu buzima bwanjye. Byabaga bingoye cyane kubyizera. Kuri inshuro mu gihe twajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twasuye imijyi 5 irimo San Antonio, Dallas ndetse na New York n'indi. Muri iyo mijyi bose baratangaye cyane cyane muri Efeso ndetse na San Antonio ubwo twakoreraga igitaramo cya Christmas cantata. Abantu benshi cyane baratashye, basubiriye aho bakererewe. Turabwira rwose muzihangana ubutaha muzazi muzindutse. Byabakoze ku mutima cyane. Mu 2001 kugira ngo tubashe gukiza abantu babanye n'akababaro batewe na bamukase ndetse n'abagabo binjira abanyonyina. Icyo gihe naje kohereza umukobwa wanjye muri conservatoire ya St Petersburg kujya kwigira muziki. Ubwo twari dukeneye rero dirija korali ntaho twari tumufite, nuko tumusaba aho ngaho ku ishuri rya muziki ryo muri St Petersburg mu Burusiya. Icyo gihe batwohereza rero umudirija w'icyamamare ku isi witwa Boris Abalian aza gukorana natwe. Mu gihe cy'akaruhuko naje kuvugana n'umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye yambwiye ati data turi mu bihe byaho turi gucyahwa. Aravuga ati rwese urwego rwacu rwari rutandukanye cyane. Ati yadusabye kuririmba do, nuko abaririmbyi bagasubiramo ngo do. Arangira bihakana ati reka uyu mwaririmbyi ntabwo ari do. Ati mwongere musubiremo nanone do. N'abakongera bakayisubiramo bati do. Akongera akabihakana ati reka ntimwayivuze iyo si do. Ntabwo twaririmbye re mi fa sol ariko turirimbye do, none arayihakanye ngo ntabwo ariyo. Mu gihe abantu bacuranga piano rero usanga bafite inota ry'ifatizo bagenderaho. Mu gihe bari kuregera piano arubwo baregera kuri 4-4-2 cyangwa se 4-4-4. Abaririmba umuziki udasanzwe piano babo bayiregera kuri 4-4-4. Grace Square iririmba igihe cyose ibikoresho byabo usanga biregera kuri 4-4-4. Mu gihe abaririmbyi basanzwe baregera ibikoresho byabo kuri 4-4-2. Mu gihe barimo kuririmba amanota asanzwe, inota ryuzuye rigomba kugera ku bipimo bya 444. Abaririmbyi bakora rwo bagiye baririmba 4-4-2 cyangwa se 4-4-1 cyangwa 3. Iki gihe umuprofesor akabiyakana akavuga ati reka dayi mwaririmbye ntabwo ari do. Murakanye ntibashobora kubyumva. Kubijyanye n'umuziki rero igikuru si kuririmba neza, keretse gusa batoje amatwi yabo. Nubwo inota ryabo ryaba ryahushije gusa gace kamwe ntabwo bamenye itandukaniro. Urumva barimo guhugurwa n'uwo muntu. Iyo wumvise umuziki wa Grace Square uhita ubyumva rwose ko umuziki wabo unoze kandi ko umuziki wabo utunganije neza. Twagize igitaramo cyacu mu gitwa Salt Lake City. Icyo gihe umuyobozi wa gahunda yavuze ko korali ya mbere ku isi. Abari bitabiriye bose baraseka. Icyo gihe barasetse ko batekereje ko korali yabo ariyo nziza ya mbere, ariko ubwo bumvaga imiririmbire yacu bafunze akanwa kabo. Kubera ko korali yacu na korali y'abamoromo byari ntanubwo bigereranya, harimo itandukaniro rinini cyane. Dukoreshwa n'Imana rero ibintu tutashoboraga kwibaza kera. Umuyobozi rero w'umuziki arimo guhimba ubundi buryo bushya bwo kuririmba amanota. Yaje muri Korea arabyuka akajya hanze mu gitondo saa 12. Mbere y'icyiciro cya mbere cya mu gitondo abarimo kurepeta igitondo cyose. Na nyuma y'icyiciro cya mu gitondo nyuma saa 6 bakamara igicamunsi cyose bari kurepeta. Izo ndirimbo basanzwe baziririmbye igihe kinini, ariko buri mwaka uko umwaka urushaho kugenda ushira bagenda batera intambwe bakarushaho kwivugurura kurushaho. Ntabwo twatuzi ko twabona umuyobozi nk'uwo nguwo, twabonye uburyo Imana yayoboye iriya korali. Abapasiteri mu itorero ryacu
ntabwo nari mbizi neza, ariko ubwo twajyaga muri Amerika kuri inshuro, ntabwo byoroshye kubona abapasiteri bari munsi y'imyaka 53, ariko abamisiyoneri bacu ari b'imyaka 30 cyangwa se 40, baracyari bato. Abapasiteri b'ibisengero binini cyane muri Amerika, iyo babonye abapasiteri bacu bakiri bato birabatangaza cyane. Bajya bambaza bati se ko bakiri bato ni gute bakora gutya? Twakomeje kuganira kenshi ku byabayeho muri Christmas 53 umwaka ushize muri Houston. Umushumba Park akorera umurimo we mu itorero rya Houston. Irafite abayoboke nka 20 cyangwa 30 gusa mu itorero rye. Ariko bakodesheje sale nini cyane aho muri Houston. Irimo imyanya 60,000, bayita Dual Center, Toyota Center. Kugira ngo bayikodeshe bagomba kwishyura amadolari 120. Ni nka miliyoni 130 z'amafaranga akoreshwa muri Korea yitwa Mawan. Ubwo bonaga abayoboke mu rusengero rwibazaga ati ibingibi twabikora gute? Ariko igihe kimwe naje kumva ibyo tubwiye, naje kumuhamagara. Bari bamaze kugirana amasezerano yuko bazakorera igiterane aho ngo muri sale yitwa Toyota Center. Ariko kigira amafaranga bari bafite, baje kubaza utse amafaranga twayakura he. Tugira ihuriro ry'abapasiteri rya CLF muri Amerika. Hari abapasiteri benshi b'Abanyamerika bakiriye agakiza. Icyo gihe umupasiteri Sangduk Park yaje kubabwira ko tuzagirira igiterane muri Toyota Center. Kuva kwakira agakiza, abapasiteri benshi bakomeje gushishikazwa n'ibikorwa byacu. Iyo baje bakareba ibyo dukora birabatangaza. Hari abapasiteri batangiye rero kujya bamutera inkunga, bamwe bakamuha sheki y'igihumbi cy'amadolari, abandi 2,000 by'amadolari. Bashoboye kwishyura amafaranga yose yasabwaga, ndetse abo bapasiteri bazana abayoboke babo bose buzura intebe zose zo muri icyo gisare. Amasaha 3 mbere yuko igiterane gitangira, twatumiye abapasiteri bo muri CLF tubateganyiriza intebe nziza cyane. Abapasiteri bagera kuri 500 bose baraje. Aho ngaho mbabwiriza isaha yose. Byabakoze ku mutima cyane. Ubutumwa bwiza dufite ni bwiza cyane. Uriya mupasiteri yaje arampobera cyane, amaze kwakira imbabazi ibyaha byamukoze ku mutima cyane. Yaranezerewe. Inshuro nyinshi niyumvamo nkaho tuba turimo kubaho ubuzima bw'inzozi. Twasomye mu Baheburayo igice cya 10. Haravuga ngo kuko ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Hano haravuga ngo iki? Haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, nyuma yaho hakavuga ngo iki? Akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Haravuga ko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akavuga ko ari ishusho yabyo. Oya, haranditswe ko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Abakristo benshi cyane uyu munsi babaho ubuzima bwabo bw'umwuka babushingiye ku mategeko 10. Iyo abantu bari kutwumva dusobanura ibingibi birabatangaza cyane. Abantu benshi basoma igitabo cy'Abaheburayo, ariko ibintu bashobora kubisobanukirwa muri Bibiliya. Barakubaza bati se ubushatse kuvuga ko amategeko atari ay'ukuri? Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Ibyo bisobanura iki? Ntago babasha kubisobanukirwa. Ibi bisobanura iki? Amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Ibyiza bizaza bivugwa aho ngaho bisobanura Yesu. Amategeko rero ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko ntafite ishusho yabyo ubwabyo. Amategeko rero abatwereka ibyo Yesu azaza agakora. Bivuze rero ko ari igicucu cya Yesu, si yo nyir'ubwite. Ni mpamvu ibitambo bahoraga batamba uko umwaka utashye ntibyashobora gukuraho ibyaha byabo. Ibyiza bizaza bivugwa aha ngaha ni Yesu. Ntabwo dushobora kwera ngo dutungane binyuze mu mategeko. Amategeko rero atwereka uburyo Yesu Kristo azaza akabikora. Abantu benshi uyu munsi bagerageza kuba ubuzima bwabo bw'umwuka butunganye, bagerageza kubahiriza amategeko, ariko nyamara ntibabasha kuyubahiriza. Iyo bamaze kumenya ibi busobanuro bwa Bibiliya rero, ibi bizarema ubushake bw'Imana no kwizera muri twe, bitume tuba ubuzima bw'umwuka bukwiye. Mu myaka 60 ishize ubwo nabwirizaga ubutumwa bwiza, mu 1962 nabagaho mu gihe cy'umwijima. Ariko mu gihe nsoma Bibiliya, Imana yanyemereye gutahura ko ibyaha byanjye byose byababariwe. Mu gihe najyaga mu rusengero natangiye kujya mbwira abandi bantu, namwe mugomba kwakira imbabazi z'ibyaha. Nuko umunsi w'umupasiteri arantenganye, anyirukana mu itorero nta n'imbabazi. Ndamutse mbabwije ukuri, nari umuntu usuzuguritse. Abantu benshi bajyaga bansuzugura. Ibintu byinshi nk'ibyo byagiye bimbaho. Ibyo byatumye nca mu bintu byinshi, kubera ko ntari umuntu uhambaye, nta kintu na kimwe nari nifite. Natekereje ko gusuzugurwa cyari ikintu gisanzwe, ariko Yesu niwe wenyine gusa utaransuzuguye, utarantereranye. Abandi bantu ntabwo bari bazi neza uwo ndi we, ariko Yesu yamenye neza uwo ndi we.
ubwo nasomaga Bibiliya nasanze Yesu yarankunze kugira ngo abashe kunyeza, yangize intungane, yari yamaze gutegura iyo nzira. Ibi byari ibintu byankoze ku mutima cyane, byankoze ku mutima. Rimwe na rimwe muri gihe abantu babaho ku bw'ubutumwa bwiza bwo bava mu itorero y'ubuzima bagoye, ariko ntekereje ku rukundo rwa Yesu uburyo yakunze umuntu nkanjye, umuntu nkanjye yamumeneye amaraso. Yashoboraga kunsuzugura gusa akandeka nkarimbuka, ariko umuntu nkanjye yameneye amaraso. Nashima Imana cyane, byankoze ku mutima cyane. Nuko rero ashyira ibyanditswe nk'ibi ngibi hano muri Bibiliya. Ubwo umwuka warazaga mu mutima wanjye nyigishije ibi byose. Ibi byose naje kubitahura. Icyo abandi bantu bose bamvugaho, ku bwanjye nahoraga nshimira Imana ubuziraherezo ku bw'ibyo. Buri uko mbitekerejeho binkora ku mutima cyane. Nta muntu n'umwe wigeraga avuga kuri Bibiliya nk'uko nguko. Abantu benshi bagiye bumva ubutumwa bikabatangaza, bakajya babaza bati ese ni gute ibintu nk'ibi biba bitahuye muri Bibiliya? Ntinarabisomye gusa, ntibiri muri Bibiliya. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ngo ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Ibyiza bizaza bivuze Yesu. Ese umunsi w'isabato washushanyaga iki? Umunsi w'isabato muri Isirayeli watangiraga kuwa gatanu izuba rirenze. Muri Bibiliya haranditse ngo nuko buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere, buragoroba buracya n'umunsi wa kabiri. Muri Bibiliya umunsi utangira bugorobye. Iyo izuba rirenze rero kuwa gatanu nimugoroba nibwo isabato bitangiye. Mu gihe isabato itangiye abantu bakoraga iki? Umuntu wari wese, umugaragu uko yameze kose, bagombaga gutura hasi imitwaro yose bikoreye. Abagaragu bikoreraga imitwaro iremereye bakayizamukana umusozi, bakabona izuba rigiye kurenga, bati dore rirarenze, ubu isabato iratangiye. Icyo gihe ku munsi w'isabato rero bagombaga gutura hasi imitwaro yose bari bahetse, bati uyu munsi w'isabato wageze. Iri tegeko naryo rero rivuga ku munsi w'isabato. Upfe gusoma Bibiliya gusa ntabwo wapfa kubisobanukirwa, ariko uramutse ubisomye witonze usanga buri cyanditswe gifite ikindi byuzuzanya. Usanga bifite ibice byuzuzanya mu bice bitandukanye. Mu Bakolosayi ibice 2:16 babisobanura neza. Haravuga ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa se ibyo munywa, cyangwa se kubw'imboneko z'ukwezi n'amasabato, kuko ibyo byose ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Ni igicucu cy'ibyiza bizaza. None ukuri kwabyo ni ukuhe? Umubiri wabyo ni Yesu. Rero umunsi w'isabato ushushanya umubiri wa Yesu. Ku munsi w'isabato abantu bajyaga bikora imitwaro ibaremereye cyane. Isabato yagira bagatura hasi ya mitwaro ibaremereye yose. Natwe twabagaho twikora imitwaro y'icyaha itubabaza. Umunsi umwe duhuye na Yesu, abantu bashyize hasi imitwaro yabo y'ibyaha, nuko bashobora kuruhuka banezerewe. Abakolosayi ibice 2:16 rero hadusobanurira ukuri ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa se ibyo munywa, kubw'iminsi mikuru cyangwa se imboneko z'ukwezi n'amasabato, kuko ibyo byose ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Yesu. Ibi byose ni igicucu cya Yesu. Ni gute umunsi w'isabato wari igicucu cya Yesu? Ku munsi w'isabato abagaragu bose baturaga hasi imitwaro bikoreye. Nawe iyo uhuye na Yesu utura hasi imitwaro y'ibyaha. Imana duhaye umunsi w'isabato kugira ngo itwigishe ibyo, ariko mu gihe abantu byo batabizi, batanamenye ko ibyo ari igicucu cya Yesu, baravuga bati ku munsi w'isabato ntabwo ugomba guteka, ntabwo uba ugomba kwatsa imodoka. Kamere y'umunsi w'isabato ni ukutwereka Yesu. Iyo uhuye na Yesu bigenda bite? Ushyira hasi imitwaro yose y'ibyaha kugira ngo Imana itwigishe ibyo ngibyo. Imana yashyizeho umunsi w'isabato. Ku munsi w'isabato baturaga hasi ibyaha byabo byose. Icyaha gufite uko cyabaga kimeze kose, ibi biba gufite uko byabaga bimeze kose, mu gihe uhuye na Yesu wajya kubibohoka. Ese ibi bihebuje bingana iki? Ubwo nahuraga na Yesu binyuze mu buntu bwa Yesu. Tariki 7 z'ukwa 10 mu 1962 ubwo namenya ko ibyaha byanjye byose byogejwe n'amaraso ya Yesu. Icyo gihe nabaye umukiranutsi, kandi guhera icyo gihe Imana akomeje kubana nanjye. Ibyo nabishimiye Imana cyane. Ariko nta kindi kintu n'ikindi nizeye. Ikintu kimwe nizeye nuko kwizera Yesu, gusenga Yesu ni byiza, gutanga amaturo ni byiza, ibindi byose ni byiza, ariko kubw'amaraso ya Yesu. Hari umurongo wa mbere haravuga ngo iki? Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo abasha gutunganya rwose abegera igicaniro batunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Mu isezerano rya kera bajyaga batamba ibitambo by'ibyaha, ntabwo byabaga bigamije gutuma bakira imbabazi z'ibyaha. Mu gihe bishe ikimasa cyangwa se ihene nk'igitambo cy'ibyaha,
Ibyo byanditswe kugira ngo bidusobanurire uburyo Yesu azaza akatwezaho ibyaha byacu. Ibimasa ndetse n'amahene byari igicucu. Byari igicucu cya Yesu uzapfira ku musaraba. Rero Yesu niwe nyawe nyirizina. Kuba intama yarezaga ibyaha byacu, ibyo ntabwo byashobora kudutunganya keretse Yesu adupfire ku musaraba. Ibyaha byacu bishobora kwezwa na Yesu ku musaraba, ariko abantu benshi cyane uyu munsi batekereza ko ibyaha byabo bishobora kwezwa bakoze ibi n'ibi. By'umwihariko muri ibihe mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza, isi yose iratangara. Baribaza bati ese ni gute mwasobanukirwa Bibiliya bigeze aha? Ibyo ntitwari tubizi. Ubu rwose nibwo nakira imbabazi z'ibyaha. Abapasiteri b'ibisengero binini cyane, ubwo wumvaga inyigisho zacu baratangaye cyane. Hari abapasiteri bagera kuri 820 bakorana natwe muri ibi bihe. Hari abapasiteri benshi barimo kwiga teolojiya mu ishuri ryacu. Vuba nga tuzategura n'amasomo abantu bazaba biga imbonankubone. Nibitabira amasomo y'imbonankubone, nitubasha kubahugura, dushaka kuzagira nk'amashuri 5 yose arimo abanyeshuri 80. Turamutse tubahuguye mu gihe cy'amezi 12, ntago twabasha kubakira bose ahangaha mu itorero ryacu. Abashaka kuza no muri korera bashobora kuza bagahugurwa n'ahangaha, abashaka guhugurwa mu bihugu byabo bagahugurwa mu bihugu byabo. Mu mpera y'umwaka abantu bose bazasoza amasomo mu ishuri ryacu rya teolojiya. Abenshi muri barifuza gukorana natwe, bitewe nuko dufite misioneri bake, turacyakeneye abandi bantu benshi. Iyo mbitekereje nshimira Imana cyane, sinzi uburyo nabivuga mu magambo. Uramutse usomye Bibiliya gutyo gusa ntabwo wabasha kwisobanukirwa. Mu gihe urimo kuyisoma guhera ku itangiriro kugeza mu byahishuwe, ubasha kumva ibice bimwe na bimwe. Uramutse ubigumanye mu mutima ugakomeza ugasoma ijambo ry'Imana, umenya ibindi bice byuzuzanya. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere handitse ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Iki cyanditswe gifite ikindi byuzuzanya mu Bakolosayi ibice 2, ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa se ibyo munwa cyangwa kubw'isi mikuru cyangwa se imboneko z'ukwezi n'amasabato, ko ibyo byose ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko ishusho yabyo ifitwe na Yesu Kristo. Ibitambo bisobanuye Yesu Kristo. N'umunsi w'isabato usobanuye Yesu Kristo. Ni gute umunsi w'isabato usobanura Yesu Kristo? Nuko ku munsi w'isabato twaturaga hasi imitwaro yose ituremereye twabaga twikoreye. No mu gihe duhuye na Yesu Kristo dutura hasi umutwaro w'ibyaha tuba twikoreye, kugira ngo Imana itwigishe ibyo yashyizeho umunsi w'isabato. Ariko abantu benshi baracyubahiriza umunsi w'isabato kugira ngo bakunde babarirwe ibyaha byabo. Mu Bakolosayi 2:16 turavuga ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa se ibyo munwa cyangwa kubw'iminsi mikuru n'imboneko z'amezi n'abasabato, kuko ibyo byose ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Yesu Kristo. Ibi byari igicucu gusa. Ishusho yabyo nyayo ni Yesu. N'umunsi w'isabato nawo ushushanya Yesu. Ku munsi w'isabato twashyiraga hasi imitwaro yose. Uko nako niyo duhuye na Yesu dutura hasi imitwaro yose y'ibyaha. Icyo nicyo bishushanya, icyo nicyo Bibiliya ivuga. Ariko bitewe n'uko abantu batabizi, bagerageza cyane kubahiriza umunsi w'isabato, ariko ibyo ni igicucu. Ishusho yabyo nyirizina ifitwe na Yesu. Iyo bahuye na Yesu babasha gutura hasi imitwaro y'ibyaha byabo. Ese Yesu bavuga ngo iki? Ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umunsi w'isabato uvuga ngo iki? Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umunsi w'isabato washyiriweho kugaragaza Yesu. Kubwo kubahiriza neza umunsi w'isabato, hari abantu benshi usanga babyirata. Mu gihe turi gusoma uku kuri muri Bibiliya tugenda tugusobanukirwa kimwe ku kindi. Reka dusome n'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 2. Haravuga ngo iyo abibasha ntibaba bararorere kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibe bakimenyaho ibyaha. Kwica ibimasa ndetse n'amahene ntabwo cyari cyo gisubizo nyacyo cy'ibyaha. Kubw'amaraso y'umwana w'intama we Yesu, ibyaha byacu nibwo byogejwe. Amaraso ya Yesu yaratwejeje rimwe gusa kandi rihagije kugeza iteka. Ibi bindi byari igicucu. Kubwo kwica ihene rero n'ibimasa ntabwo byashobora kudutunganya. Tubasha gutunganywa n'amaraso ya Yesu. Rero nta kindi gitambo cy'icyaha kiba gikenewe. Bitewe nuko icyari igicucu, buri uko bacumi abantu bagomba kuzana ibitambo. Ibi byari igitambo, byari ishusho ya Yesu Kristo. Mu gihe apfiraga ku musaraba yejeje ibyaha byacu iteka, ntihagikenewe ikindi gitambo kindi cy'ibyaha. Reka dukomeze dusome n'umurongo wa 3. Ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ihene n'ibimasa ni bituma tumenya ibyaha byacu, ko ntabwo byabasha kweza ibyaha byacu mu by'ukuri. Reka dukomeze n'umurongo wa 5 ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo nyitegura umubiri. Bitewe nuko amaturo n'ibitambo byari igicucu,
kubw'ibitambo n'amaturo ntabwo ibyaha byacu bishobora kwezwa. Nicyo cyatumye yitegura umubiri wa Yesu Kristo. Ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba, ibyaha byacu byose byari bibabariwe. Umurongo wa 6, ntiwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Umurongo wa 7, mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Njyewe uvuga amahanga ashushanya Yesu. Nk'uko byanditswe rero, Yesu Kristo yaje muri iyi si kugira ngo tweze. Kadusomera umurongo wa 8. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Umurongo wa 9, ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Icya mbere cyo kwica ihene n'amapfizi babitambaho ibitambo cyari igicucu, ariko Yesu amaze kuza bagomba guhagarika kwica ihene n'amapfizi kubw'ibyaha byabo bakimika Yesu. Umurongo wa 10 nawe aratubwira ngo ko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe no ku mubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihegeje iteka. Nubwo Yesu yabambwe, ariko abantu benshi bitewe nuko batazi Bibiliya batekereza ko Yesu atabejeje. Twe tumaze kumvira ijambo turavuga ngo twaratsindishirijwe. Uku niko kuri nakiriye. Naje kwakira imbabazi z'ibyaha guhera icyo gihe. Uwashize imyaka 60, Yesu yakomeje kubana nanjye igihe cyose. Umunsi umwe nigeze kubitekerezaho, igihe cyose horaga banyita umuyobe. Najyaga ntekereza ko nzabana n'abantu nk'icumi gusa mbabwiriza ijambo ry'Imana, ariko Imana akora ko yarishimiye ubutumwa bwiza. Abantu benshi mu isi barimo gukizwa kuko kumva ubutumwa bakongera kagaruka mu itorero. Sinabasha kurondora uburyo ibyo ngibyo ari ibintu bishimishije cyane mu magambo. Ntabwo ndi umuntu mwiza cyangwa se ngo mbe ndi umuntu uhebuje, ntacyo ndicyo, ariko Imana yarantoranyije. Iyo ntekereje uburyo yantoranyije kugira ngo inkoreshe umurimo, mbishimira Imana cyane. Nawe n'abapasiteri benshi cyane, ariko usanga abantu benshi batarakira imbabazi z'ibyaha n'aba mu nsengero zabo. Iyo tumaze kwakira imbabazi z'ibyaha nta mugisha uruta uwo nguwo. Abantu benshi ntabwo bazi Bibiliya, usanga barumatanye n'iki gicucu, igitambo cy'ibyaha, umunsi w'isabato. Ibyo byose byari igicucu cya Yesu Kristo. Ku munsi w'isabato twaturaga hasi imitwaro y'ibyaha. None Yesu yavuze ngo iki? Yaragize ati mwese barushye n'amaremero nimuze munsange ndabaruhura. Uyu ni wo munsi w'isabato nyakuri, kubohoka ibyaha byawe ndetse ukezwa. Yamennye amaraso ye kugira ngo aduheshe ibyo. Iyo tubyemeye kubwo kwizera, icyo gihe nibwo uzaba usohoje umugambi w'Imana by'ukuri. Nyuma yo kumaze gutsindishirwa uzabaho ubuzima bw'umugisha uri kumwe nawe. Ese mwese murabyizera? Ntabwo ari amategeko. Amategeko cyari igicucu gusa, ahubwo ko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, kandi ngo bibihagije kugeza iteka. Ibyaha ibihumbi n'ibihumbi byabyo byose byakuweho n'umusaraba. Imana yishimiye ko mbwiriza ubutumwa bwiza, tubasha kubona uburyo Imana iri kumwe natwe. No mu bizaza tuzakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza, tuyobora abantu benshi mu butumwa bwiza. Rero bene data, mu gihe turi kumwe, mureke tube kubwo ubutumwa bwiza. Abantu benshi ntabwo bazi iby'amaraso yabamenewe. Hari abantu benshi bakijya mu nsengero ariko ntibagitekereza ko bakiri abanyabyaha. Ubu ngubu isi yose irimo guhindukamo binyuze mu buntu bw'Imana. Abantu benshi ntibatabarika barimo gukizwa buri mwaka wose. Imana ihamagara abantu nkatwe irimo kudukoresha, ibyo turabishimira cyane. Ndiringiye ko mwabwiriza ubutumwa bwiza, mukabwiriza iby'aka gakiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Bana data, turagushimye binyuze mu maraso ya Yesu Kristo amenetse ku musaraba. Washatse kugira ngo tubisobanukirwe neza. Watumye bica ihene n'amapfizi kugira ngo bitwereke igicucu cya Yesu Kristo. Ariko nubwo amapfizi n'ihene byapfa ntabwo byabasha kweza ibyaha byacu. Tugushimiye ku mwana w'Imana Yesu Kristo yapfuye kugira ngo twezeho ibyaha byacu. Rero turi kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose kubw'ubuntu bwawe. Tugushimiye ubuntu bwawe Nyagasani. Hari abantu benshi bakirwana n'ibyaha muri Korea, mu Budage no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twemere guhuriza hamwe imitima yacu tubwiriza ubutumwa bwiza. Abantu benshi bazakira agakiza binyuze muri banezerwe. Tugushimiye ko wadutsindishirije Nyagasani. Komeza uduhe umugisha mu mitima yacu. Dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.